shira hano umuntu ari kureba hirya ndavuga ntabwo narenga kwagisa ntabwo marenga ndagiye nitsanga adahari ubwo ndisubira inyuma ko n'ubundi ndi hafi urabizi ko nkora hano mu nzu n'undi ntabwo waza kugure buri gihe ngo mpari umeze neza ariko umva ndaho ayusiwe ese reba nk'ukuntu buje mana ntushaka kunsobanurira n'ikizabiri nyuma nyine sinzira mu buryo wabifashe mu sibyo ariko uko wabifashe kose nyine nawe wamenya wenda nari bunakire kuko urumva ntabwo kameme kiraka cyenda utira umuvandimwe ariko ikibazo nuko bari bamaze no kunyishyura bampaye avance namaze kuyakira gusa nabasubiza amafaranga ibyo bibaho usuko nanjye isubu biragenda bite Trisha ariko nibiguhangayikisha nanjye nagiye kujya mu kazi ariko nanabifite ni ukuri wamumfashije kuko urumva niba ari ikiraka abana kwishyuye ngewe namagara na badani na Lucky ngo ntabibabwira ntabwo babyanga ndabizi kugira ngo hano mu rugo ni na Trisha yaramutse yararwaye kandi sorry baza gukira baza kumera neza thank you yeah oh yeah come on Dani murakundana wowe na Trisha yeah man ite sasa neza sana ugiye guhaza cyangwa ndi kuvayo ni dukeya mvuye kugura nuko nashyize mu gifuka kinini yego umeze utese ndaho mwebwe se natwe ni amahoro ntuzi ko burya najyaga mbona kuri cyiza gusa nukuri nana utangiye kuntera isoni z'iki z'uburi njya mbere ukubwiye kuri mwiza kumana ibyo bintu ntabwo nari mbyiteguye kuri wowe n'ukuri mbabarira ni ukuri ntabwo nyine niba nyine umuntu urwango ruba rwaramutwaye atitaye ku muntu ubona nta cyiza afite ubu ngubu nibwo mba mbona ko rwose kiri na cyiza pe iyo wese ntabwo yihangira ubusedi bwiza ameze uku nguku nanjye ntashyizeho iyo misatsi natwo tubona reka ibi ngibi ntabwo ari byo bigira umuntu mwiza n'ubundi ibi ngibi ubishyizeho wari mwiza ukomeza ukaba mwiza ibishyizeho utari mwiza ntuba mwiza n'ubundi ibi ngibi nta kintu urebye kinini bigira none se nindi mana ubanza ndi kurota ni nani uri kubimbwira ibi bintu hari wajya ureka gukabya ubu igihe tumaranye iminsi tumaranye ntabwo ubona ko ibintu byahindutse reka mubwira ari buriya hari ukuntu umuntu aba yaribeshyaga ku muntu nyine ukishyiramo mu muntu nta mpamvu kandi ikintu naje kumenya rwose ni uko wowe na Lewis nabivuga gute byavugaga abantu baremewe kubana rero urundi we na Lewis nabonye mwararemeranywe nta kintu umuntu nyine n'undi yabikoraho kandi nanjye mba ngomba kunezezwa nkashimishwa n'ibishimisha umusaza wanjye so rero nizere ko rero ikiganiro tugiranye kirahagije yes madame amabwiriza agomba kubahirizwa hatabuzeho n'agace na gato kuri kureba hirya ntabwo turi kugendana neza icyo kiravivuye abizi ko icyizere watugiriye tutagitengo ubwo rero umuntu uwo ari wese uzibeshya akaba yabitambika akaza akabitambika imbere nawe ubwo murumva ko agomba kugira igikorwa nitwe tuzashyira muri ambirope ubizi ko umugambi wacu nta muntu ugiye yitambika ariko subizi ko atari ubwa mbere dukoranye umugambi wacu nta muntu ugiye yitambika kandi tubikora neza ku murongo nk'abanyamwuga ibijyanye n'amakosa rero uyu nguyu ukireka ari we uyakoze naho njyewe ntakosa kuko icyo utakumva ko ariwe wayakoze kuko mbigize nawe nuyakora uzambona nk'ari we munezero wa Lewis why not nyine nagomba se
ndagukunda. ese nana umeze neza mana yanjye Ntabwo uri kubibona ko umeze neza. mbese ibyo bintu uri kumbwira n'ibiki ntabwo mbikumenyereyeho simbikuzeho pe Rero uyu munsi rero utangira ubimenyera. ninde ugutumye se Njyewe nta umuntu numa. Njye mba ngomba kwivugira ku giti cyanjye. Nta nubwo umuntu yanuma ngo bikunze. mana ayo magambo ni mashyashya nana nakubeshye ndi kumva mbuze naho nkwirwa noneho uri kuntera isoni Yewe ndi kumutera isoni. Njye mbabarure. Anyways, reka nkubwire ahubwo. Narindi kuva mu rugo. Hari ahantu naringiye. Ariko Trisha ararwaye ameze nabi kandi namusiganye mu rugo na Lewis wenyine. Ahubwo niba byagukundira ntabwo wageze utwo tuntu mu rugo cyangwa se niyo wagenda direct simbizi byakorohera ukaba uri kumwe na Lewis ukamufasha kurwaza Trisha. Trisha yarwaye Trisha ararwaye kandi namusiganye na Lewis nawe urabizi abahungu ntabwo yabasha kwita ku muntu neza arwaye kandi nanjye ibintu ngiyemo ni ingenzi gusa ntabwo ndi butinde ariko bibaye byagukundira wagenda ukaba uri kumwe na Lewis mu rugo ukamufasha. nana reka ndebe ikintu mbikoraho pe ariko nyine aya magambo mbwiye umenya ndi burare nyarota azaguma ngarukamo inshuro nyinshi cyane. Ntabwo ibintu ugomba kubitinda ugomba guhera uyu munsi nyine uri betser wanjye nta bindi. Itsoka ahubwo ndi gutinda reka ngende. Nana urakoze cyane. Merci kandi ugira umunsi mwiza ubwo ninza kare mu rugo ndagusanga. Yego. Merci witeho. Yego. Yes we. Nana niwe umbwiye aya magambo njyewe arize ngo ndi mwiza ngo nijya kureba rero mana yanjye Imana isubije amasengesho yacu. Okay, amafaranga kuyabona ntago ubyuka ngo urote wayabonye ugatoragura. Ubwo rero mwumvishije ikigomba gukorwa kandi twumvikanye neza uzabitambika imbere icyo muzamukorera cyane. Muzi ubwenge Turabuzi. sibyo? Gahunda ariko niyayo. Gahunda niyayo. Ariko twongeza no ku mushahara. Ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga, ikibazo ni ibikorwa gushyira mu bikorwa. Urwo ngo byatangira kudutinza. Mbese ko ndeba amasaha ari kwiga. Kubera ko natwe dukorera ikintu tukitwereka icyizere utweretse ntabwo tuzigera tugutenguha n'umunsi umwe. Ahubwo twebwe duheze time, twebwe dukora akazi kacu nta kintu kitwitaho. Igihe ariko cyaha ntabwo ari kinini. Wowe ntugire ikibazo. Wumve ko abantu uhaye akazi ari abanyamwuga. Sawa. Icyo kiravuye n'itegeko. Uko biri kose ahangana no kwari nabibonye neza mbona niho nta muntu uhari ariko nihundamo niho neza nabibonye. Kuvuga ngo rero kuri karazi Oya kuba hafunze nta kibazo ahubwo njyewe ngiye gusota ninjire mu ndebe ukuru neza. Gihore kuvuga ngo nimba bakinze nta muntu urimo twebwe turakoresha undi mupango ariko nuhese ariko reka nkubwire ntihanze si uva nkubwize ukuri. Yego sinze kugira ikosa mbona wakoze. Simbona ikosa mbona wakoze. Undebe nanjye nkore ducungane turebane ariko umenye ko amafaranga badahari menshi ariko ukuru ndi kukureba ndabona ushobora kuza kundya. Kabanza ugabanye iki? Ntabwo tuziranye duhuriye mu kazi tubanze dukore deal yatuzanye nirangiza tugabane 50-50. Sawa. Igihari nuko rero ngiye ngomba kwinjiramo nkabanza ngasaca ngafata amakuru. Uretse none aha twebwe turashaka undi mupango ariko nimufata. Nanjye nuko rwose ni bya bindi byo kugira ngo ubusa kureba ibiro utabifite. Aho Lewis ntiyaba yatinyuze gusiga Trisha. Yagenda buriya sugira ngo hari ikibazo bayifite Suga bafite. Lewis. Reka tujye Trisha mu gitondo yarameze cyo ko Lewis yamusize. Lewis.
gukira kakomera n'itushi wa mugani wa babandi ibintu mbonye na n'ubu sindabyiyumvisha ko biriya bintu ari byo mbonye biri kuba. ntabwo ari inzozi rero wabibonye. ngize nyapfunguye icyumba cya mbere mbona Alice na Lewis bararyamye bameze uko basinziriye baryamanyeho ndumiwe ngiye ku cya kabiri ngo njye kureba Trisha we ngameze ate noneho Trisha we ntabe na Lewis da ubuse noneho Trisha na Dani biriya barimo bo ni ibiki. Trisha yarari muri Dani neza nimufata umva ndakubwira indi plan ndi gahunda ntabwo uragira uramwica uzi ko sari buze kuvuka uramwica ko sari buze kuvuka nuko nimagera akagira undi muntu mbona utari muri ibyo bintu ni ukuvuga ngo aza kugira umunsi muze kwitambika muri uwo mupango uko bimeze umuntu uri bwitambike muri uwo mupango agomba tuzi icyo tumukoresha uya ngenda kizi ndakizi icyo mukoresha witambika icyo mukoresha ngenda kizi uwo badutumye uramwibuka uri bumbone gutya gusa ngewe turi buhuze ijisho Alice ariko utari Alice wese uri bumbone gutya mushyire mu mutwe utaza gukora ikosa umenye ko ushyire mu mutwe nimba wabonye ifoto yiwe neza Alice utaza gufata umuntu bayinyeretse se bayitweretse nawe wayibonye ngo gahunda niyo ngiyo rero twebwe buretse dupanga n'umupango umupango dupanga n'uwuhe hano bashaka ibintu byihuta bakoresha undi mupango hano hakiye okay twagiye ngwino tugenda tujye kubitegura ariko buriya bibaho tu cyane ubwa mbere mbibonye abantu batubaha n'urugo rw'ahantu. it's okay abantu nyine bakora ibyo bashaka njyewe numijwe rwose ariko aka ni agasuzuguro muri shambo rimwe n'undi mu yindi ese bishatse kuvuga iki? mama aka ni agasuzuguro gusa reka nkubwire ndakuzi nawe yego ibyo bakoze ni amakosa n'ibintu bidakwiriye nyine barufasha nk'urugo rw'umugore njye niko nabyita kuko ntabwo wakeka ko hano habaye hari umugabo ndakeka buse Dani yaza akajya kuryamana na Trisha kuriya bameze abizi ko ari mu rugo rurimo umugabo rero ni agasuzuguro pe gusa ubabarire nyine hatagira ikindi kintu zo kuba wabakoraho nta kundi ibyo mure ngusiga inzara bashobora kubibona kuriya bakabona ntacyo bitwaye kandi urugo rw'umugore ntabwo ari urw'agasuzuguriro. Dani yafashe amaboko nyine reka bakundane abana bakundane bareke mwana nanjye ari njyewe hano ari iwacu biriya bintu sinabitinyuka ahubwo se none yibaza ukuntu njyewe no wenda Alice we yageze yajya da umuhungu wanjye urareba ko ariko se Trisha we buriya uzi ko twamuhaye ikaze tumuha jari yiyongeraho butamwa na ngenda na Dani ariko tubihorere mwana tubareke kuko igihe gitanga igisubizo sibyo ahubwo tureba akantu twinywera kugira ngo byibura tube twamanura Trisha yari izamutse yacu Trisha wari urwaye nyine hari igihe abantu barwara abakunzi buriya aramuva iruhande yakize. Alice koko mana yanjye kugeza izi saha utari witaba telefone utanaraye ahangaha mu rugo utigeze umpamagara ngo unambwire byagenze uko nguko noneho ndamenya byagenze bite koko Alice kuri iyi nshuro ndahangayitse pe kuri iyi nshuro ndahangayitse Alice urampangayikisha umutima uhora undya kubera wowe Alice uragenda gatoya ntumvugishe simenye ko byagenze
Alice, umaze kurambirwa kujya mpangayika ku bwawe pe. Umaze kurambirwa. Usigaye ugenda ntumbwira aho wagiye, ntumvugisha uko ntumbwira uko byagenze. Ese waba wabonye ahandi hantu waraye kuko ntunamvugishe? Alice, kuko wambura ukafata telefone. Alice. Nana, si ubwo wowe kuki dutambaro twe two mu mutwe uba utatuzanye? Ushakira iki se muri salo? Oya, ntabwo iyo urajije agatambaro mu mutwe umusatsi neza ukeneye inweri zidapfa gusaza. Sema njye hari ubwo ngiye kuryama hano ni mu cyumba ndi bugashyiremo ningera mu cyumba. Ahubwo gushaka ko ngutiza ubwo utangiye kumbwira. Twageze mba nadushyize ku ruhande. Ahubwo nana ndabona gahunda twimize. Ndabona ndi buze kurarana nawe. Urarana nanjye mu rwego se. Amara birakwiriye nana. None se mu cyumba cyawe habaye iki? Ntabwo wabonye musaza wawe na Alice uko bari kumwe. Ko mama nawe kucyukabye none se ko yamutwaye mu cyumba cyiwe yamuzanye mu cyawe. Hanyuma se Babara mama. Ushatse kuvuga kubera ko icyumba cyawe n'icyare byegeranye. Reka ntanga agahenge. Ngo si byo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko nari se wemeye nko mukazana wawe. Wowe reka burikira. Iki? Reka buriya rwose nturora. Buriya Alice yari inzirakarengane. Nukuri. Alice yari inzirakarengane. Ariko ibintu byose nyine ndumva bimeze neza. Bamwinduriye. Wowe bimukene wese kubera yazanye Alice. Cyane rwose ngomba kumwimukira. Ngomba kumwimukira nkareka abana bakidagadura bakisanzura. Gusa hari ibindi nabonye nanone ntibyanshimisha nyine. Ese kandi se Dani na Tricia shaka ukuntu yagucokoreje umutima wawe koko. Ntabwo rwose byangendekeye neza muri ngewe buriya. Jije byihorera. Buriya bizashira nyine buriya ntabwo byari byanjye buri gihe kizaza biciyemo na nibagirwe ko kigeze kuba. Hako burya wa mugani nta ufite umutima ukomeye mwana wanjye. Kandi buriya rwose nta nkweto buriyayo. Zageraho rwose nta wamenya. Nawe bibe bijyagira uko bigenda. Zarangira bizashira. Gusa ntago nyine buriya hari igihe uzamenya impamvu mba ngomba kurwanirira abana banjye. Hari impamvu, hari ikiba gishoboka. Ikintu icyo ari cyo cyose nshobora gukora, sibyo? Kugira ngo abana banjye bamere neza, nta kintu umubyeyi atakora. Reka wigira impungenge. Nta kibazo gihari rwose ubikomeza cyane. Kuri icyo ushoboka cyose kandi nawe uko icyo ari cyo cyose wagikora ku bwanjye na musaza wanjye. Ariko nanone mu gihe nabitewe ubwo birimo byatangiye kubibwira abana. Abo bantu ndi kumva se ntari se wabuje.
basi na Yesu kumbe ariko neza kwanga abantu bandi. oya umubyeyi ahava akagira agomba kuba hafi y'abana be kandi akaba rinda ikintu cyabahutaza cyangwa ngo kibababaze. Nyuma yaho uzageraho uvuga utari ko se mama twatuntu yajyaga avuga disi twari two sibyo wishima neza. Nta kibazo. Tindura ikiganiro nabyo. Ntabwo bikunze. Uri kubivuga nko nyine hari igihe tuzabyukana ikine udahari ubuzima udahari si ubwo twabubamo oya tubyore tindura ikiganiro. Mbese ubagayitse ko mama wawe wamubura. Bibaza mu isi nakubona. Ushobora bibaho mu buzima ushobora kumbura cyangwa nawe nkakubura birumva gusa ibyo twe kubitindaho ubuzima burakomeza. Alice rwose nari wisi gusa kurarana ntabwo nawe wari ubikumbuye. Reka nawe rero tubirira akanya. Ariko hino nuko nari nibajije impamvu ibiguteye kubimbwira gutyo ntabwo njye nyine ntabwo ubwonko bwanjye babwahise bushyikira muri izo nzira zose. Ariko urabimbwiye nanjye numva nibyo. Ndi umubyeyi mukuru rega mba nzi kureba ibyagakwiriye nyine kugira ngo Lewisi wanjye yishimye. Nanjye munsi nzana sheri wanjye uzanye. Oya se kandi wowe. Njye munsi ramuzanye muzasohoka mu nzu mwese. Oya ni Lewisi gusa. Muzasohoka njye muza. Kuki njye nta musa na mabi. Ntiyadusura sakarara. Umukwe. Yego. Ko mukazana araye. Uzabibaza abakuru bazakubwira impamvu mukazana we kurara yarara. Tukaganirira. Sawa rero ya marobe donu yanjye ubwo ndayabona gute cyo kuyazana nabyo nicyo nibumva ibirenge bibagezeho bikabye byo kugenda yazana hakiri kare bataratangira ko yewe wagiye se ko wowe wenda uri mutoya batakumva. None wabyutse? Ndakangutse ndakubura. Njye barakangutse kare. Ndambwiye. None kubera ukuntu namenyereye kuryamana n'umuntu nyine byanjeni. Kuryamana nanjye byakujeni. Nyine yoya ntabwo ari ukuvuga kunjeni ubundi buryo nyine ibitotsi byabuze. Wowe waraye neza se? Urumva nanjye kubera ko ari ubwa mbere nari ndi gushikagurika buri kanya. Ariko nanjye numve ko ashize umwanya munini byose nanjye yarashize iminota mike musanze mvuye gukaraba mu maso. Ubwo ni bisa nkaho aribwo nari nyibyuka nanjye. For real. Uruzi ko nabyutse kare? Nahise wantaye mu buriri jyenyine. Yesu izo mbaraga nari kuzikura. Ndabyikangutse ndabikora ndakura ndikayishiragiye he. Nibwo nari nyikanguka nanjye yarashize ukangutse nta n'iminota 30 ishize. For real. Noneho nkangutse mfite ibitekerezo byinshi shashere. Ibiyese kandi. Nkangutse ndi gutekereza Raki. Ubwo ubu ntiyaba yahangayitse nyine urumva yambuze ari wenyine mu nzu. Mbyutse mutekereza uko ameze numva ntabwo yaba ameze neza uko bimeze kose.
Alice ibyo uvuga ni ukuri gusa Lucky urabizi ko nta kibazo yagira nyine ukireka wenda uri ahantu habi cyangwa ikibazo ariko nimuganiriza nkamubwira ko turi kumwe ahubwo araza kwishima ntabwo ari buze kuza kubigiraho ikibazo sibyo reka nkubwire ikintu ntari gutekereza ni ukuntu nararanye nawe mu nzu hano mu nzu yanyu njye buriya nijoro twagiye kujya kuryama numva twatinze buriya nashakaga kukubwira tugende kuva tukigera hano ako nyine cyagenze neza nyine iryo joro narikunze ahubwo ndi kwibaza badani buriya baracyaryamye baracyaryamye buriya tujye kureba tujye tubareba uyishye wabona bagisinziriye tujye tubareba ujya imbere Dani, bimeze bite se? morning.